umwana icyambere ahangaha niho yarerewe, icyo ni icyambere. Hanyuma agiye gupangirwa ubukwe hariya no kwa mama Cyusa, sibyo? Ni wowe uhise uza uhita ubimenya, sinzi nuko wageze iyo ngiyo mukaba n'inshuti, sibyo? Hanyuma uhise uza wowe urabitubwiye, ntabwo aribo nibura banaje, reka nkubwira uriya muryango waradusuzuguye, nta bukwe buzaba. Ibyo by'uko ariko reka nkubwire mami, si ni gute wahagarika ubukwe bw'abana? buretse gatoya, we yateye inda, si umwana wanjye we, ni umwana wawe yaramwibambaza. okay, sinumva se niba yaramwibambaje hose bivuga yuko igihe Iribagiza yumvishaga umukunzi wiwe Cyusa ko akwiye gutaha, niko Nyirantambara atiyumvishaga yuko akwiye gutaha, aribwo yavugaga ko ariko mugabo we. Naho se mama Kanyana umushyigikiye batangiye no gutegura ubukwe. Ubu bukwe buzababaho. Iribagiza akigera iwabo, reka nze byose mbikubwira uko byagenze. Ese uyu mwana w'umuziranenge aho ntibabo barahise bamwica, dore ko na musaza we yaje? Biraba ibyuya ntibiba amaraso, dore ko uno muryango ari mubi. Reka tubitangire nkubwire uko byagenze byose. Nguhaye ikaze wowe udahwema kudukurikirana ku yicano yanyu n'umuryango mugari ubagezaho ibijyanye na filimi Inzira y'Umusaraba. Rero nawe mushyashya rebaho hasi ukande subscribe ndetse ukande no kuri like, ujye no muri comment utanga igitekerezo cyawe. Urakoze cyane ubu warangije kubikora. Ese uyu mwana w'umuziranenge abantu wese twishimiye, umwana ufite umutima mwiza, umwana ukundana, ese aka kanya aramutse ageze kwa Nyirantambara bakamwica, wowe urumva umushyigikiye yuko atakigumira mu maboko arimo, cyangwa yaza kwa Nyirantambara? Ibi byose bikubiye muri iki kiganiro ngiye kukubwira, wowe uri burebe kino kiganiro kugeza kirangiye, uri bumenye byinshi bigendanye n'ukuntu Iribagiza yaba yarageze kwa Nyirantambara, uko byagenze nk'umwana w'umuziranenge utibuka abafata nk'ababyeyi be. Aka kanya ubu ngubu akaba atazi ibyo bamukoreye, kuko muribuka neza bagiye bamufungirana mu nzu, bagiye bamuvuna, bagiye bamwima ibiryo, bagiye bamukubita. Ese aka kanya nimba afite umushyigikiye akahagera aho, ntabwo bari bubashe kumwica, umwana akaba arahombye ndetse ubuzima. Gusa baravuga ngo agati katewe n'Imana ntabwo kajya gapfa kuma. Yego nibyo, ariko se koko nibyo we? Kandi baravuga ngo iyo ubuze ubwenge Imana irakureka. Ubu se Iribagiza aramutse agiyeyo nubwo abita ababyeyi be, buno bukwe bukaba bwatangiye gupangwa, aho ntibwaba bupfuye kubera Iribagiza? Ese ntibamwica ko dore nta n'umutima bagira, kubera ko na musaza we yaje? Mana we, tabara Iribagiza. Rero mwihangane, ndabanza gusuhuza ba bantu mudukurikirana umunsi ku munsi aho muherereye hose mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ndasuhuza Abarundi, abigeme, abatama, ndetse abantu b'abagabo mudukurikirana, b'abahungu mudukurikirana umunsi ku munsi. Turabazirikana kandi turabakunda. Muri abantu b'agaciro, muri abantu bo kubahwa, muri abantu ba mbere hano, kuko nta wundi muntu wabasimbura. Rero murihangana, sawundi yanjye ntabwo imeze neza uno munsi. Yego meze nk'uwarwaye ariko nta byadanje. None niba utameze neza, ejo uzaba umeze neza, birumvikana, kandi Imana nayo irakuzi. Rero ndagira ngo twiganirire kuri ibi bintu. Abakunzi ba Cyusa, abakunzi ba Iribagiza, abakunzi ba family ya Ntunzi ya Cyusa, ndetse abakunzi ba Rugemana, abakunzi b'umuryango wa Rugemana, abakunzi ba mama Kanyana, ndagira ngo mwigaragaze aka kanya. Nibyo, ntukagere hano wihita ugenda uze subscribe nk'abandi, udatanze comment nk'abandi, na like yitange, kuko ibi bintu ni ugushyigikira umuntu, kubera ko bino biganiro uba wabikunda, ndetse kubera yuko iyo ugeze ahantu bari kurya nawe ukoramo. Rero hagere wifatanye n'abandi ukore subscribe. Ese mwana, twibaze, buno bukwe buzaba cyangwa ntabwo buno bukwe buzaba? Ese ababushyigikiye bibaza ko buno bukwe bukwiye kuba? Mujye muri comment muvuge ngo ubukwe bukwiye kuba. Ubishyigikiye wese jya muri comment uvuge ngo buno bukwe bukwiye kuba, ku kibi n'icyiza. Ni ukuri nanjye ndabivuze, bukwiye kuba ku kibi n'icyiza. Mureke tubasengere rero buno bukwe buzatahwe ari amahoro, ndetse
abakoze ibibi babihanirwe, abakoze ibyiza babihemberwe. Wowe muntu uri kureba kino kiganiro cyangwa uri kunyumva, kora neza wigendere neza uzayisanga imbere. Kandi umunyabyaha aziruka ntawe umwirutse, kwa Rugema batangiye gushya ubwoba buhambaye buri ku rundi rwego bitandukanye n'ibyo twebwe twatekereza. Ese bino bintu barabikizwa n'iki bahumva? Njyewe ubagezaho bino biganiro murabizi neza nitwa Ibrahimu. Njya mbona abantu baje bakababeshya abashu, mwarangiza mukaza mukavuga ngo umushu wajya atubeshya. Ntabwo njye ari njye ujya ubabeshya, njye mbabwiriza ukuri kubera ko muri abantu b'agaciro. Ntabwo nakwihiringa kukubwiza ukuri kuko muntu wanjye uri umuntu w'agaciro, utandukanye n'abandi kubera yuko nk'aba big family cano yonyine ni iyi ngiyi, ndetse na yindi nyuraho filimi utayigendeyeho nta kindi. Muvandimwe, ntuzigere uvuga ngo barakubeshye, ngo bakugize ute. Tuba turi kumwe ijana ku ijana kuko njye nkubwira ibintu. Arareba nk'ubu bukwe, utangiye kuvuga ngo ubukwe burapfuye, ubukwe ngo iki na ngo iki. Mana tabara. Birabijya nibiba amaraso. Ngereka minira, murumva ko ntameze neza, mu nsengero. Ariko reka mbahe ya nimero yanjye, ariko mujye mumpamagara munansuhuze cyangwa munamvugishe, munyandikire kuri WhatsApp. Mwa babyeyi mwe n'abagabo n'abakobwa byose, ubuse koko ntago nje twavugana we, muzajya mwumva ibiganiro byanjye gusa mugende. So njye simba mbakumbuye mwa, ariko ibaze kuba mbaganiriza mwe mutanganiriza. Nimero yanjye ya WhatsApp 0788 97 52 iyo kumpamagaraho ni 07 44 063 murakoze cyane. Imana ibarinde. Dusubire mu kanya mu biganiro byacu. Twebwe ni uguhozaho kandi nakagaruka muvandimwe. Bye. Jya muri comment umbwire ngo bye.